ngewe none nge nansigaye mubona yirirwa yambaye ibipira hagiye yose yambaye ibipira ngendo ibyimbeho muri umunange se ntimuzi ukuntu yambika nk'inda yagaruke yambare kagakanzu se yabakoresheje yambaye afite mu nda zero kugira ngo mutumva ko ari inkuru ntago ajya agira mu nda hanini burahagize uriya ngagaruke diriki azagaruke se yambaye yakanzu mureka azabakorera nuko itabona ko afite mu nda. Yes, na yangu siza kandi zire kumeze neza uri hose mu cyo byetanukanye birasirazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru. Of course nitwa Chekechoa Ishyaka ryo n'abana ukina nyina turatandukanye mu cyo byetanukanye no gutanga isanamitima ku badukuye ngo mu Kigali News 450 unyarikene kuri Ishyaka TV 450 ukore subscribe tubane mu biganiro. Mumeze mute abari mu Rwanda rw'imisozi igihumbi mu bice byose by'u Rwanda, mumeze mute abadukukiye ari in New York, Texas, abantu bari Canada ndabasuje, abantu bari mu Bubiligi mwese mumeze mute, abantu bari muri Oman mu Burundi mwese basuje, no muri Saudi Arabia mwese baradukurikira cyane, abantu bari Dubai, abantu muri Tanzania, bari mu Uganda bagana mugamba muri cya assalamu alaikum. Wa alaikum salam tabarakatu. Kacyango kone none umusirimu wese cyo wamusuza cyose yakimenya. Neza biteze bisawe n'umuhungu wanjye namubonye umusirimu, umuhungu wanjye mwamubonye kamuhe na mikoro kabisa. Afite umuhungu mwiza cyane, umuhungu mwiza cyane, azi kubyara imfura ikaza ari umuhungu. Nubwo abana bose ari abana imfura y'umuhungu abari ibindi abari ibindi uyu nguri iyi niyo mfura yanjye. Anjora igitego kibasumba imyico ya ndirimbo ni y'abarundi kandi witwa Anje. Nitwa Anje, izina abantu benshi banze bo muri quartier ni Mama Gisa. Ariko Mama Gisa man hari abantu basabye nomero zawe tudatanye n'ikiganiro nimba nta kibazo uvuge. Hari ikibazo se umva bazakwihamagarire bazakuganirize barangwe ngo isanga dushana nomero za Anje zivuge. Bitwaye iki se kuzivuga ni ibintu bikaze ndazibabwira ariko ntagire umuntu uzamutuka. Kuko tuye kuganira byinshi muri cyo kiganiro minota 15 yonyine renga minota 2 yonyine. Aho kugira ngo utuke umuntu muri commentaire mugiremo inama unaramuhamagara 078 078 4 urabanza iyo ni nimero ya WhatsApp ikaba na nimero ya call ni bisanzwe ahantu hose wambonaho. Murakoze. Abari hanze ni please 25 shiraho 0 ukomeze. So nuko bazimbajije nge nagaye mu mazi nomero z'umuntu pe abenshi turahura bakama nomero abenshi bakamamagaye nibagera no kuzisavinga. So niyo mpamvu nari mbikoze gutyo nge nago nzakata nomero z'umuntu uko yamaye ikiganiro ngo nimbikate oya mujye mumuganiriza mugira inama kireka wo bwawe nushaka ati isya ko Anje ari cyo nshaka ngo kimugereho kikunyuzeho nomero yanjye kuri screen. Ni sawa ariko ni sawa. Hari amakuru namenye mu minsi ya sisi. Ejo iyo utazi utamamagara ntabwo nari kwirira umva iyo utamfata nayo bari kugujya bagwemba yose subizi se ntajyanyago koko ari YouTube se kamenetse ariko nta kibazo. Bitwaye ikise duke twiza kandi nta nubwo nabivuze kubera ubwiyemezi no mu makuru mbazane utaratangira wewe wambwa ati ndashaka unshyira kuri kamera na mikoro nge hafi imbere cyane ubundi bimeze bite biki cyakubaye mwana wanjye ikintu cyanzanye niyo makuru nje kubazanira nimwe mwabitangije mureke tubisoze ni natwe tuzabisoza nimwe mwabitangije none akababara mfite reka none n'umwana murebe ko ntari ndage ndo umugore wubatse mfite umugore ngende umugore wubatse mfite umugabo n'umwana nta kibazo n'umugabo wanjye ni mu mushaka nzamubazanira ya modoka nayibonye nyisize hano mu Kinamba ati numfotorera imodoka tansi nyisize hano mu Kinamba no kwifotora nikoze. Imodoka yabaye imodoka ateye ikibazo. Iriya modoka ni gift umugabo wanjye yamaye yavuye muri Australia. Niyo mpamvu nta munyamakuru ushaka kumfotorera imodoka. Reka tuyitangire ngo imodoka nirimbi ngo bazagushyingura. Comment ya mbere ngiye nabatera. Imodoka nirimbi bazanshyinguramo none se none nge nayibonye ari uko bayishyinguyemo undi muntu ndamufata ndamujugunya impita nyifata.
cyangwa imodoka ntago ariyo mpamvu wavanye umurambo mu modoka singira iyawe. nicyo kibazo ntibagatere komenti baba bateye ibitutsi gutukana bamutukana mu mutima bamuzi impamvu ibintu byabayeho bamuzi impamvu umuntu yabivuze se ngiye ndi imfubyi ibintu byanjye nabibonye biturutse kure ngomba gushimira Allah kubw'ibyiza aba yarankoreye sasa rero ntibagatere komenti ku bintu batazi ko byatangiye nase uko noneho amakuru mbazaniye baranayazi ko banutse ngo iki n'iki ngo naramwirukanye nanjye ndayazi reka nze mbaho amakuru urayaduha so kubera icyo wabonye ko abantu bakomeje bagutunga urutoki mu buryo tubera ku kiganiro twakoranye bavuga ati sakatira ivumbi ati mbega ahantu turi imodoka yanjye mutati se ivumbi abantu bafite ko komantinga nguriyemera senga ivumbi nguriyemera se byose barabibonye buta abantu bose bihurije ku kwataka kandi batazi impamvu bavugaga biriya ari amagambo. njyewe nari mfite impamvu ndi kuvuga ari amagambo n'ubwa mbere kuva twabaho mu buzima bwacu nubwo twabayeho nabi turi imfubyi n'ubwa mbere twari tubaye muri umunange yaje kuba mu muhanda w'ibitaka n'ubwa mbere kuko ndibuka ko nanaje imodoka yanjye ikarinda naho yandura nkajya kuyisiga ahantu kugira ngo itaza kwandura cyane oya kunuka byo bitwaye iki banuke uzi se kugutuka ubuse twe nuko tutazi gutukana baranutse ndabibona ndanabyirengagiza nari njano hari ibitaka ariko kuko amaze kwamenyera ntago ari ukwiyemera hari n'ikintu kinzanye twavutse mu gitaka bazana kidushyiramo ndabizi ariko mu isi tugomba kurata ibyo dufite mu isi ibintu Imana yaduhaye mu isi ko tubiba byaraturutse kure ntabwo mwari mubize ko twabiturukije kure none niyo mpamvu mba ngomba kubirata imodoka yanjye ndayubaha uzi amafaranga bayiguze niyo mpamvu nazo twese twahindura ubuzima kubera Imana n'abantu bakunda ibiganiro dukora ahubwo iby'imodoka reka tubireke njye mbazaniye amakuru mashya kuri murumuna wanjye Mungu arimo ararasa kuri murumuna wanjye byagenze bitewe murumuna wanjye rero murumuna wanjye dore amakuru nari mbazaniye atariho ivumbi murumuna wanjye byagenze gute murumuna wanjye ejo nagiye kumva numva umushuti wanjye arampamagara ariko wari uzi ko runaka twite ndumirwa njyewe noneho njye nansigaye mubona yirirwa yambaye ibipira hajya yose yambaye ibipira ngendo iby'imbeho murumuna wanjye se ntimuzi ukuntu yambika nk'inda yagaruke yambare ka gakanzu se yabakoresheje yambaye afite mu nda zero kugira ngo mutumva ko ari inkuru ntabwo ajya agira mu nda hanini burahagize uriya azagaruke se yambaye yakanzu mureka azabakorera ni ukwita abona ko afite mu nda hanini akahita bireka afite impamvu kuko ari ikiganiro yambaye ubusa se noneho ubu ngubu yabwambara atafite n'indi mbere birababaje imihanda izatwibutsa iyo ndirimbo wiyindirimbira n'agahinda kenshi ngiye naje kumutwara abantu barantuka muri komenti ngo n'ubundi namwirukanye mureba ari amaraso ari kunkura mugira inama mwabonye inama ndi kumugenda mubwira ibi bintu urimo hari ubwo ari byiza rero muraje mu birebe urumva ubwira uwumva ntavunika kandi amatwi ari mu rupfu niyumva ihone kubera ko none se ubu ngubu nk'ubu mureba ibibazo ntayemo hari undi muntu wamufasha se ninjye uzamufasha ninjye afite ninjye mu byo afite ko ninjye mukuru we ninjye afite imbere n'inyuma urumva njye n'umugabo wanjye yambwira turajya kwirirwa uzana umuntu twitanga noneho ninjye ugiye kwemera urugo rwanjye rugasenyuka uzi ukuntu twaserereye nambwira ati mwene mama ngiye kumukura ahantu yabaga ati reka razana umuntu twita gute kandi yabyanze urumva ariko umva nidushake dukore divorce ariko mwene mama twarababaranye ariko ntago twakora divorce umugabo wanjye arankunda ntago yabyemera abadukurikiye ahangaha turi wabo wahandi wa mukobwa acumbitse twamubuze twamaze amasaha 3 twicaye nawe dore kuza kuri kamera twamuzi twateye agatebe na telefone yayikuye nanjye mukuru wa telefone iwe yayikuyeho burundu uzi inshuro namuhamagaye urebe ubusi buno nagiye kwirukira koko mana ya none wambwiye ati umwana wanjye amaze imisarare yava ngo tantine nanamuze ngo none mumweke namuzanye kubera tantine n'ubundi namuzanye tuzi ko tuhamusanga yaramukundaga kanyawo zarira imva yaramukundaga cyane umuhungu mwiza yaramukundaga bakundana gisa tantine wamubuze
yamubuze ala cyatse none ngo se Queen we ndamubona he Queen twamubuze Nicaye. twamubuze Queen reba amasaha twicaye hangaha akwa munatubwiye ngo Queen amaze iminsi 5 atarara mu rugo iminsi 5 gusa se kandi nge tuvugana ambwira ko ari mu rugo no reka nkubwire uzi ikintu kibabaje nukuntu n'umutipa wamuteye inda namubonye araciriritse nta nicyo yanamufasha mu buzima bwiwe kugeza umuhungu abavuga ngo azanahunga agenda ko hari abahungu babarengana none se umukobwa ura n'abahungu nka 15 yamyenda bamuteye atabimenya ni urugero ndabyumva ariko ashobora ariko nawe nanone ahantu ntarenganya uwo muhungu nuko atanyumvishe ngaze dusubire mu rugo ibi byose ntabwo byakabaye byarabaye urumva narababaye ibintu yakoze yarambabaje cyane ese umugabo wawe akimenya ko ni bofre umugabo wanjye nawe ni muramuwe umugabo wanjye nawe narabimubwiye urumva ukuntu yansubije ngo ntuzane nguriya mukobwa abaye ndaye hano ngo kugira ngo atazana inda hano mba nanjye ndamubwije ukuri ndamubwira yaki impamvu yagiye ni wawe noneho namweruriye mubwiza ukuri noneho ubungubu yaba atwite yawe ari kubyemera kugira ngo igisebo kitujyeho tubavuge ko twarongowe n'umugabo umwe turi abavandimwe kurya mukuru na murumu ubwo urumva ari byo nawe yahise atuza niyo mpamvu namubwiye ati ngiye gushaka muri umunange arabyanga ariko nanone urundi ruhande araza kubyemera muri umunange nimubona nkaguhera iki ndahiga muri umunange hari umunyamakuru se w'umukene nta munyamakuru w'umukene ndashima Imana ariko nanjye shani abakennye bafite abaturanyi mbona abakennye cyane nibo naga reba ahantu baba ariko ntakabaha buri wese agafata ikirikiro zogeza muri 7 sha kilo n'inusu kilo n'inusu nanjye ushobora muri munda yaga cyameze ko oya ubu sisura yawe iragaragara nk'umuntu ushonje no kuzijisha Kigali no kuzijisha gusa nago nshonje umva umwana wanjye ukuntu yakumenye ngo ceketu nitwa nde ceketu wagira ngo ni Queen wamubyaye uranyumvira umwana arabizira atanago ntakina yarezwe nawe dore ibi byose niho yabyigiye ngo urabona televiziyo ngo ceketu ngo Kigali nize 250 urumva ukuntu yabifashe kubera Queen kubera ko twirirwa tuvuga ngo akora kuri Kigali nize 250 ko abonye ibiganiro none ibi ngibi turabyita iki yaravuye mu rugo ntanda afite agarutse afite kandi agarutse ku mugabo wa mukuru we byabaye ikibazo ibi rero yanyihenuye azabatunga mwembi se yanyihenuyeho ariko ndashaka kumwereka ko ibyo namubwiraga byari ukuri kandi yari n'inzira nziza yepfo yararimo ngo inzira ya muntu ni uruziga kandi twese tuzahahurira yarabeshye avugishije ukuri none se kuki abantu bihenura biyemera ahubwo rest in peace Jay Paul aruhukire mu mahoro ariko nari mu nakubwira ngo kuba warashimishije umugore n'umugabo bashwanye ugashimisha umwana we mararira ugashimisha couple zitandukanye wamara guhura n'ibibazo ukabura ibi bisobanuye ibi ngibi ntacyo narinda mbivugaho cyane ni musika abana b'abantu duhinduka se urabizi munyamakuru urabizi ko abana b'abantu duhinduka maze namwe n'umwana wabyaze kaguhinduka baravuga ngo bene Adamu siyo batukikuwa na shindi tubabona to bene Adamu sabana nugira ibibazo uzababona none reba ngize ibibazo batangiye kuvuga ko yabaye indaya batangiye kuvuga ubugambo ngo yabaye indaya nyine yaratunaniye none bari kuvuga ngo reka umujyane umugabo wawe azakora kuzinda kugira ngo ubone ko biri seri ngo ariko ngo uceceka ngo wumve ukuntu umva abaturanyi ukuntu ari babi ngo uceceka ngo wumve ukuntu umugabo yicecekeye ngo kimara kumubwira rya jambo umva inshuti yanjye nayo yambwiye gutya araje ajya akura kuziriya nda ibi bintu byo ndabigira gute naho ni ikibazo ese nkurikize mungire n'inama nkurikize inama z'inshuti zanjye cyangwa se oya ariko ndamukunda muri umuna wanjye ndamukunda cyane unyibukije indirimbo reka nyiture mama wo muri Kazaza twa Jamila akunda kuri minani ngo murumve twana twanjye n'abarazurukundo murarugira intego mwese muva ntihagire ikibatanya kandi iyo ndirimbo niyo umubyeyi yabwiraga abana be
muzabane neza, muzagire urukundo, ntihagire ikizabatanga. Noneho mwebwe abana b'imfubyi, mama wanyu wenda ajyaga avuga ati bana banyu muzaba abana beza, birange mwese muryanye. Ibyo bintu ngewe iyo binagenze gutya, mama wacu yapfuye mbere, papa wacu nakurikiye yarapfa yicwa n'umutima n'impyiko. Turi imfubyi, murumuna wanjye turakodesha, nako bakakabwira ngo ariko shanga uteye neza, kakajyaho kakirya sha. Uzakirya mba ndi. Nganyumvira nguze ibitarya, namubajije ibyo bitarya ibyari byo. Haki ibiti byateye ibiba. Kandi wa munyamakuru murumuna wanjye nani wamwigisha, ushobora kuba yaramwigishije ibintu byinshi. Noneho n'umuntu wamuteye amakuru mfite, mushobora kuba muziranye. Yakana jewe amakuru ndayafite, ushobora kuba uziranye nawe, ariko uzamubwira ati mukuru we nagufata. Nzaba nka ya komedi bajye bakina ngo nakufata nakuvuna. Ahubwo ni televiziyo twanagufata nakuvuna ati ntiyajya afite na bubu. Ndabizi njya mbibona. Uzi ikintu kibabaje nukuntu murumuna wanjye yatwaye inda. Ubu ngubu ko bateye comment ngo namwirukanye mureba, nza kumuzana nari nyobeye impamvu nagakwiye kumuzana. Ntago ari byiza kugira ngo umwana w'umukobwa yibane muri ghetto, ntabwo ari byiza. Aragenda hari akarya igiti cy'brusheti ya danje, abo bagabo bakazishyura, abona n'uwamuteye iyo nda yarishyuye igiti akanamusindisha. Ngaho nyumvira cyatanu no ku 2500. Ngaho nyumvira ubwo ibyo bintu ni byiza, 2500 byose hamwe. Shataza kurakara reka twisoreze. Nisoreze ndasoza ngira ngewe urumva ntago nahicara amakuru nzayaperereza naho yagiye. Murumuna wanjye ndamukunda. Cyajya gukubisa uruki ruramfata narwumvisha iminsi. Narabibonye ariko ndaza kubabwira akantu nidusoza inama ya mbere y'umunsi. Nidusoza murumuna wanjye mwateye comment ngo naramwirukanye muranuka mugira ubuhi, ako ntago namwirukanye kubw'ubushake. Ngayibazi yansenyera nawe akabatarwubaka twese tukandagara. Yari kunsenyera nawe ntarwubake. Ubundi umugabo ufite umugore mu rugo ashobora kuba yasambana n'umukobwa mu rugo akamutera inda, bikaza bigakuramo ibibazo, urumva, tugahana ya divorce buri wese agacukwe. Na wa mukobwa yateye inda nawe agacukwe. Sasa rero urumva ibyo nakoze ngewe mfite impamvu nabikoze, ako ntago namwirukanye kuko mwanga, kuko yaba mwanga ntago nari kumukurikirana. Reka dusoze yanje. Murakoze. Reka dusoze Imana idufasha. Nasoza mbabwira bakobwa, abana b'abakobwa mwese, n'aba mama n'abasaza nuko abasigi n'abakecuru b'iki cyose uzi ko wibana uri igitsina gabo igitsina gore, icyo gihe ntago uba ufite imico myiza. Shabaze abantu bose bibana ariko bose ariko bamwe 80% bose n'ibihomoro, bose baba ari ibihomoro. Turabashimiye mwese mwe kujya kuri Kigali News 25 no kuri Siaka TV 25. Turabashimiye tumugarure tuzamuzane, ariko n'umunsi yaje yarakaye kigano nagihinnye kubera ko mukanya gato no byaba n'ibindi bintu gusa. Abajya muri commentaire n'uburenganzira bwanye, ariko mbere yuko utuka umuntu uzari amashuri yize n'uburyo warezwe n'uburyo wabayeho. Kindi kintu gutuka umuntu uzabanza mfitiganiro ukirangize niwumva koko ukwire kumutuka umubwira ati Saka bamene mezura muntu kagira ibyo mwibariza inbox. Assalamu alaikum. Turi mu bitandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Imana barinde.